irakunda bakunda cyane. Akana karimbo ka Harmonize yo karangire dutangire filime yiswe Mezurana. Rero tugiye kureba Harmonize ataruri niko karirimbo azagaruka. Ngo nawe ni umuntu kandi kuri isi turabagenzi kama kupata kwa zamu. We niba ari ukubonera igihe cyanjye nanjye kizagera. Yo niyo magambo. Ntago nareka amaraso yanjye ejo harigire bo bazanshingura, ariko nagira ngo bimenye akabaro yampaye uko kangana. Uzanamubwire ibyo yanyimye jewe nibyo yahaye uriya wundi. Niba kubona ari ku murongo nanjye ntegereje umurongo wanjye kuzagerwaho. Nta byishimo mbona, ariko mba nanga ko abana bakumva nabi. Yo karagato karambajije, ese papa mama yimutse muri kaya aho dutuye? Nasigara mvuga gusa ngo azagaruka niko karirimbo. Azagaruka mama wanyu azagaruka niko karirimbo. Aranabakunda cyane ntabwo ugeze bata. Yo azabanazana n'impano atawaletea na zawadi. Azagaruka mama wanyu niko karirimbo. Atarudi mama, atarudi, nawapenda sana. Atarudi, atawaletea zawadi. Atarudi, siwezi sema sijui tatizo, hali yangu duni imefanya. Ntago nakubwira ngo ikibazo ntago nkizi, ikibazo ndakizi n'ubukene bwanjye bwatumye unyiruka ukankwepa. Ema ungefanya maigizo mara 10 singeni, ariko burya ni nabimenya inshuro 10 ntago ari kumbyarira. Ingali mapenzi pekee ningesema ni changamoto. Yabiza ko ari urukundo gusa nari kukeka yenda ko ntaruguhaye, ariko disi kubera ko habuzemo hendi samu. Yo warantaye igihe nyine, sigira n'abana ngo mbarinde igihe nyine sha. Nta nubwo ariko namugaya, hari ndahari yaguwe neza. Yitwa mbona ni duke kutabumunda na muzamubwire aho kare mbere gatwa muture BGM studio Cardinal tuvugana gutya ari muri studio live to live hamwe.